iwacu mw'ijuru tuzanezerwa, tuzanezerwa kuko tuzaba twanesheje. Igishimo tuzagira sinabona uko mbivuga, mugenzi wanjye ndahagukumbuje. Abawe bose bapfuye bizeye uzababona, abona njye nabuze bizeye nzababona. Yo hazaba umunezero utigeze kuba hano ku isi, uzahabura nta gihombo kiruta icyo. Mbega ibyishimo tugiye kuzagira, abana bacu bahuriye mu isi, dusangire na Yesu tuzabana ibihe byose. Mbega ibyishimo tugiye kuzagira, abana bacu bahuriye mu isi, dusangire na Yesu tuzabana ibihe byose. Imana izahanagura amarira ku maso, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi imiborogo cyangwa gutaka cyangwa guhinga bizibagirana kuko bizaba bishize. Imana izahanagura amarira ku maso, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi imiborogo cyangwa gutaka cyangwa guhinga ibyo bizibagirana kuko bizaba bishize. Mbega ibyishimo tugiye kuzagira, abana bacu bahuriye mu isi, dusangire na Yesu tuzabana ibihe byose. Mbega ibyishimo tugiye kuzagira, abana bacu bahuriye mu isi, dusangire na Yesu tuzabana ibihe byose. Hahirwa bihanganira ibibagerageza, bakisunga umwami Yesu akabatsindira, bagatsinda ibigeragezo bitondetse n'ibinini. Abo bose barahirwa, n'ukuri barahirwa. Abatsinda ibigeragezo bito uyu munsi, bazatsinda n'ibikomeye biri imbere, bazashikama ku mategeko icumi y'Imana, bazemera kurenganwa bashikame mu kuri. Mbega ibyishimo tugiye kuzagira, abana bacu bahuriye mu isi, dusangire na Yesu tuzabana ibihe byose. Mbega ibyishimo tugiye kuzagira, abana bacu bahuriye mu isi, dusangire na Yesu tuzabana ibihe byose. Mbega ibyishimo tugiye kuzagira, abana bacu bahuriye mu isi, dusangire na Yesu tuzabana
bibazo byabo bagashikama maze bakanesha pe dusange Yesu niwe utanga amahoro Yesu niwe mahoro abamufite bakamiringira bagira amahoro mu bibazo byabo bagashikama maze bakanesha pe dusange Yesu niwe utanga amahoro iri cumbi ridufashe nabi nukuri ariko mwihangane tusarisezera igira iwacu heza hataba imibabaro twibanire na Yesu nta gutandukana jo kwa Yesu wino kwa Yesu Yesu niwe mahoro abamufite bakamiringira bagira amahoro mu bibazo byabo bagashikama maze bakanesha pe dusange Yesu niwe utanga amahoro Yesu niwe mahoro abamufite bakamiringira bagira amahoro mu bibazo byabo bagashikama maze bakanesha pe dusange Yesu niwe utanga amahoro Yesanti abarushye n'abaremerewe nimuze munsangenge ndabaruhura ibibazo dufite tubiture umukiza niwe gisubizo cy'ibibazo dufite wino kwa Yesu wino kwa Yesu Yesu niwe mahoro abamufite bakamiringira bagira amahoro mu bibazo byabo bagashikama
y'Imana aratunganye kandi azahoraho, yakurikiza wese azabana ubugingo bw'iteka. Umuntu waremwe n'Imana cyangwa na twese twubahe Imana, twumvire amategeko yose uko ari 10 nk'uko bikwiye. Muntu w'Imana umvira Imana yawe, muntu w'Imana umvira Imana yawe. Kuko kutumvira Uwiteka bizana imivumo, naho kumvira Uwiteka bikazana imigisha. Muntu w'Imana umvira Imana yawe, muntu w'Imana umvira Imana yawe. Kuko kutumvira Uwiteka bizana imivumo, naho kumvira Uwiteka bikazana imigisha. Ati umuntu nkunda akwiriye kumvira amategeko, ntagaritiza n'ukuri kumvira mwe ayandi ukayareka. Yesu ati umuntu nkunda akwiriye kumvira amategeko, ntagaritiza n'ukuri kumvira mwe ayandi ukayareka. Umuntu waremwe n'Imana cyangwa na twese twubahe Imana, kumvire amategeko yose uko ari 10 nk'uko bikwiye. Muntu w'Imana umvira Imana yawe, muntu w'Imana umvira Imana yawe. Kuko kutumvira Uwiteka bizana imivumo, naho kumvira Uwiteka bikazana imigisha. Muntu w'Imana umvira Imana yawe, muntu w'Imana umvira Imana yawe. Kuko kutumvira Uwiteka bizana imivumo, naho kumvira Uwiteka bikazana imigisha. Yesu ati mwitegereza wanaje gukuraho amategeko cyangwa se ibyahanuwe, ahubwo njye naje kuyakomeza. Yesu ati mwitegereza wanaje gukuraho amategeko cyangwa se ibyahanuwe, ahubwo njye naje kuyakomeza. Umuntu waremwe n'Imana cyangwa na twese twubahe Imana, kumvire amategeko yose uko ari 10 nk'uko bikwiye. Muntu w'Imana umvira Imana yawe, muntu w'Imana umvira Imana yawe. Kuko kutumvira Uwiteka bizana imivumo, naho kumvira Uwiteka bikazana imigisha. Muntu w'Imana umvira Imana yawe, muntu w'Imana umvira Imana yawe. Kuko kutumvira Uwiteka bizana imivumo, naho kumvira Uwiteka bikazana imigisha. Muntu w'Imana umvira Imana yawe, muntu w'Imana umvira Imana yawe. Kuko kutumvira Uwiteka bizana imivumo, naho kumvira Uwiteka bikazana imigisha. Mbabazi zawe zirahagije,
maso y'Imana dufite amahirwe yo guhitamo tukagira imbabazi twagenewe na Yesu zitubashisha kubabana mu rugo. Mbabazi zawe Yesu zituma tudashiraho, ntabwo nzaceceka nzabibwira abatabizi bose bamenye kugira neza. Igitambo kimwe kizima wacunguye umuntu ku buntu, gahore ku ngoma uko ibihe bihaye ibindi himbazwa mukiza mwiza. Hosiana, 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 hahirwa umwamuje mu izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro bibasumba hose. Hosiana, 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 hahirwa umwamuje mu izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro bibasumba hose. Umunsi umwe Yesu yinjiye mu murwa Yerusalemu, mu cyubahiro cy'umwami w'abami. Abaturage b'uwo murwa basasa imyambaro yabo mu nzira hose Yesu yagiye anyura baririmba Hosiyana. Bari bazi ko azanywe no kubakiza inkomambi zo mu isi, kuko yahanuwe ko ari buzarengera ubwoko bw'Uwiteka. Ibyishimo bitaha mu mitima yabo, baririmba banyeganyeza amashami y'ibiti, indirimbo zikwiriye Yerusalemu. Nyamara we yazanywe no gutegura imitima y'abantu, ahirwa abatore mu ngoyi y'icyaha mu rupfu rw'iteka. Umunsi umwe bazataye mu rugi wabo, baririmba banyeganyeza imisingi y'ijuru, indirimbo zikwiriye Yerusalemu. Tegereje umunsi wo kuzimurirwa iwacu, umukwe n'umugeni we binjira mu cyubahiro. Baririmba indirimbo y'akataraboneka, izaririmbwa n'abamarayika, izaba ari indirimbo yo kwakira umukozi uyu mugeni we. Uwo munsi tuzasezera ku isi y'ibyago, icyaha n'urupfu bizaba bikuweho giteka. Turirimba n'ijwi rirenga ry'icyubahiro, dufatanye n'abamarayika, dusingiza umwami w'abami kandi nyir'ubutware bwose. Hosiana, 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 hahirwa umwamuje mu izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro bibasumba hose. Hosiana, 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 hahirwa umwamuje mu izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro bibasumba hose. Imbaraga ikora ibikomeye, imbaraga ituruka ku mwami Yesu. Uhereye kera amateka avuga iby'iyo mbaraga itangaje. Iyo mbaraga yiswe ijambo ry'Imana, muri iyo byose niho byaremewe. Ibiri mu isi n'ibiri mu ijuru, aho itari nta na kimwe cyaremwe. Tureba Adamu akimara gucumura, Imana yamwambitse uruhu rw'intama. Iki
ikimenyetso cy'uko Yesu umwana w'intama yiteguye kumena amaraso yakiza umuntu. Imbaraga ikenewe na bose, abemera ndetse n'abatemera, abafite umubiri bose uko bangana bakeneye iyo mbaraga maze bakire. Ino mbaraga ifuza ibihe byose, abo turakwifuza bikomeye. Iyi si y'ubu turimo iteye impungenge, tutagufite mu cyiza na byiringiro. Usigire Yesu kuko ari we usobanukiwe ibyanjye, mu bihe byose niwe gisubizo, niwe mwami unkunda rwose, niwe rutare rw'ibihe byose, we n'isoko y'ubugingo. Ntacyo nifuza iyo turi kumwe n'umukiza umpinditeka, niwe rutare rw'ibihe byose, we n'isoko y'ubugingo. Ntacyo nifuza iyo turi kumwe n'umukiza umpinditeka. Ntabwo nshaka kuguma mu byaha, ahubwo nshaka kuba wowe Yesu. Nkomeza mwowe mu rugendo rwanjye, nzagera iwawe n'ijuru amahoro.